Yes, turabasuhuje mwebwe mudukurikira aho muherereye hose. Ni kwa kundi tugira gutya tugashaka ukuntu tubatama akantu. Ni ku Mahoro Family Pano nkuko bisanzwe mumaze kutumenyera mu presenter muramumenyereye. Nanjye ndi Paisible tugiye kubaganirira. Reka tubaze presenter uyu munsi atwibwire namara kutwibwira atubwire n'icyo yateganyije kutuganiriza uyu munsi. Muraho neza kuba mbonye bwa mbere ku Mahoro Family Pano. Amazina yanjye nitwa Martha Niyonshuti, domwe mu bagize Amahoro Family Pano. Uyu munsi rero nta nubwo bisanzwe, nazanye n'agakayi n'agakaramu. Nazanye agakayi n'agakaramu ibintu nashaka tuganiraho uyu munsi nabyanditse. Ubundi ubusanzwe najyaga mbivuga ntabyanditse, ariko uyu munsi kubera ukuntu numvise ugomba kubivuga neza nkabinonosora nabyanditse. Duherukana mbabwira ngo iremera ibyishimo kuko ibibazo byo birizana. Ntaho bitumira byo gatsindwa. Ntaho bitumira kandi n'ukuri bitube kure. Nubwo nyine ubuzima turimo bugenda bisimburana, ibyiza n'ibibi. Biza bigenda bisimburana, ariko Imana icyami kadufasha ibihe byacu binini bikaba ibihe byo kwishima. Ariko narabibabwiye ni mwiremeremo umunezero, mwishakemo umunezero, mwishakemo kubaho ubuzima bunezerewe. Ubwo icyo kiganiro nimba utaragikurikiye ukuri ndagusaba kugira ngo ujye kucyumva, kirimo ibintu byiza byoroshye. Uyu munsi rero naje kubabwira ngo noneho baho ubuzima bwawe bwite. Ubuzima bwite unique life, ubuzima bwihariye bw'umwihariko. Hari ubwo njya gusoma nk'ibitabo rimwe na rimwe njya nsoma, cyangwa hari n'indirimbo njya mbibonaho ibintu bivuga ngo copyright. Paisible, copyright bivuze iki? Copyright mu bintu by'ubuhanzi bivuga uburenganzira bw'igihangano. Uburenganzira bw'igihangano. Ibyo bivuga n'ubundi ni uniqueness cyangwa uniqueness. Iki gihangano cyawe gifite uburenganzira kandi gifite umwihariko, nta muntu wemerewe kujya tujya tuvuga mu ishuri mu byita ibicupuri, agafata agacupura akakijyana akajya kugitanga hanze. Hari n'abantu bamaze kwihangishwaho kuba yafata igitabo akagikopiya copy paste akajya kugipresenta akakigira iki. Ariko copyright ni uburenganzira buhabwa umuhanzi wakoze igihangano runaka. Si igihangano nuvuga ngo butanga uburenganzira buhabwa umuntu wavumbuye ikintu, wahanze ikintu ku giti cye, ikintu kikabike bwite, kikaba ari icye bwite. Bajya kugikoresha bakita abandi akabaha uburenganzira. Yego. Rero ubuzima nje kukubwira ntago ari ubuzima bwo kuvuga ngo ugende ubuzima bwawe ushireho copyright, kuko ubusanzwe umuntu utazi kurebera ku bandi nta terambere ashobora kugeraho, keretse bamwe b'abavumbuzi, bamwe bakora ibintu bakabivumbura. Kuko nk'abagore munkurikiye ubu, iyi kanzu nambaye modeli yayo nshobora kuba narayikuye ku munyamideli wundi runaka, ariko wenda akaba we yaradodesheje mu gitenge cya super wax igura amafaranga menshi. Njyewe namara kureba iyo model, namara kuyikunda, nkareba igitenge kiri ku bushobozi bwanjye, nanjye nkagenda nkadodesha uko ubushobozi bwanjye buri, kandi nkaba numva ubu ngubu mbyambaye numva nta kibazo bimbereye. Rero ibintu byerekeye unique life, ubuzima bwawe bwite ashaka kukubwira uyu munsi, ntuze kubitwara nkaho nshaka kukubwira ngo ntukarebere ku bandi, ahubwo icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Ubundi abantu turi under stress, under pressure yo kwiyestima ku bandi. Tukigereranya twavuga tuti urareba hari umuntu tuziranye runaka, kanaye kugira izina mvuga ahatagira umuntu hari Paisible tuziranye, we ntabwo nagushyiramo kubera yuko wowe n'ubundi ubuzima tubayeho n'ubundi bugomba kuba busa. Tugomba kuba ubuzima busa kuko turi umwe. Ariko hari umuntu runaka uri hariya afite ubuzima bayemo. Reka ntange nk'urugero abagore bari bunyumve cyane.
hari ibintu bikunda kwaduka, ibintu byakwaduka rero ugasanga nawe urabibonanye mugenzi wawe, wenda hadutse baze riche, ni umwenda wo kwambara wo kudodesha mu baze riche y'ibihumbi 500 niyo yadutse. Umudamu wifitiye ku gafaranga ke gahagije arayiguze kuko ntajya atangwa nibigezweho kubera yuko afite amafaranga. Nawe ugahita ujya kuri pressure kuvuga ngo baze riche nigezweho, ngewe ndakoresha iki ngo kugira ngo nyibone. Ugasanga mutima wawe ntutuje, hari nawe utangiye kugabanya ku muceri kugira ngo ure baze riche. Icyo gihe ntabwo uri kubaho ubuzima bwawe, uri kubaho ubuzima bw'abandi. Ubuzima bwawe ni ukubaho mu bintu ufitiye ubushobozi, ni ugufata ubuzima bwawe ukareba ibyo abandi bakora byiza ukabibigiraho, ukareba iby'ahandi n'imico y'ahandi myiza ukayizana ku buzima bwawe, ariko atari bya bindi byo kureba ngo abandi iyo bariho mu mirire yabo. Hari abantu bajya bagendana n'abandi ibiryo byo ntabwo twareka kubivuga, ibiryo ni ubuzima nk'uko amazi ari ubuzima, utariye se wowe niyariye vraiment kabisa. Donc shyiramo n'agafaransa, imfuri inyuze aha niyariye. Hari ukuntu ujyana n'umuntu muri resitora cyangwa nyine ahantu ha resitora ikomeye, bamwe bazana menu bakakwereka ibintu usomye, wenda nakunze kubibona mu y'Abashinwa cyangwa y'Abahinde, ibintu usomye wowe ukabona ibyo bintu ntiwigeze ubirya, ntabwo ubizi. Noneho warangiza waba uri kumwe n'umuntu nyine wagutwayeyo w'umu expert, ugahita uvuga ngo ibyo yatumije ngo nawe ngo nanjye bari byo wampa. Icyo gihe reka nkubwize ukuri, ntabwo uba uri kubaho, ntabwo uba uri kurya nkawe, uba uri kurya nk'uwo ngo wakujyanye. Hari igihe rero binakubera ikibazo, ibintu yatumije wabizanye bikakunanira, ukayihangana ukajya ubirya wati nabitumije uriya muntu ari byishyure buriya arambona ati. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo shaka uburyo ucyubaha ubuzima bwawe buhe formule, bumenye aho buva n'aho bujya. Ntibukajye buzi ibije byose ngo bize byikubite mu buzima bwawe ngo pa. Ibyabereye hirya no hino nabyo bize mu buzima bwawe ngo pa. Wari umenyereye kuzinduka, hari rutine abantu bagira, ukazinduka mu gitondo, wenda hari abazindukira muri siporo, hari abazindukira mu gusenga, hari abazinduka batetse kare badashobora kuva mu rugo batariye. Nawe ushobora kuba ufite ibindi bintu byawe ukora, ariko ndagira ngo nkubaze ibyo ukora ubundi mbere yo kujya gukopira iby'abandi ngo ubisane mu buzima bwawe, hari ikintu byagutwaye? Ese ubundi ubikorera iki? Bikumariye iki? Ubuzima bwawe nibugire aho buva n'aho bujya. Kubera ko bimwe mu bintu biri kutwica mu buzima mw'iyi minsi ni ukumva ngo abandi baravuga ngo iki, baragira ngo iki, nibabona ndi umugore utajya unyuzamo ku wa gatanu ngo njye ku mazi, bazavuga ngo iki nibumva ko ntuye ku kibuye ntajya koga. Nta bindi bintu nshobora kuba najyamo kubera ko ntakunda koga, wenda bisimbura koga. Baragira ngo iki nimara umwaka nta gitenge gishya naguze. Abantu bazavuga ngo iki nibabona ntaguze inyama ngaruye ibiryo. Ariko bibaho, baravuga ngo iki, abantu baramvuga ngo iki nibabona ndaho ngaho gusa barajya bavuga ngo ndasekeje, baranyita amazina. Reka nkubwire baho ubuzima bwawe kandi ube proud y'ubuzima ubayemo. Narabivuze, kora ibintu bigushimisha, niryo banga rya mbere. Ibintu bigushimisha byiza bizima, urebere ku bandi nibyo, urebe ibyo bakora byiza ubyapurike kuri wowe, ariko ntibakagutware. Muri make bijyane n'ubushobozi. Hari n'abantu babaye bavuga ngo umuntu ukamubaza ati se ejo mu gitondo tuzindukane, ngo oya, ngo ngiye kubanza ngo mbaze umuntu mudafitanye n'urugendo nta hantu muri bujyane, ngo ngiye kubanza mbaze runaka, ngo numve ngo ni umuntu ngo ushobora kuba yangira inama zo kumenya nimba nzinduka. Ubundi role model se wahani simbizi, nabo babaho role model bakaba beza, ariko nta role model w'uburyo ugomba nimba utarwaye ngo ubugira muganga ukugira inama
nimba udafite ikibazo cy'imitekerereze ngo ufite bene ba bantu bakuyobora mu mitekerereze nta kandi kantu ubura ubuzima bwawe buha umurongo ubuzima bwawe umenye ngo bukwiye gutandukana n'ubuzima bw'undi muntu ntukajye ukora ibintu kuko undi muntu abikora oya reberaho ibyo akora byiza ubitware ibyo akora bibi ubifate uvuga uti ibi bintu byo ni bibi ntabwo ngomba kubikora ubishyire ku ruhande ariko please ubuzima bwawe bugira uko ugomba kuba ntibukajye ubuzima burimo akajagari none hadutse ibi ejo hadutse ibi nanjye gerageza nimba ari n'ibiryo bishobora kugutera indwara birirwa uhindagura buri munsi ijya kundya imwe ubanza uyimenyere ntukajya uhora uhindura njye ndebye nanjye ndi umubyeyi iyo dufite abana hari ababyeyi bagira abana ugasanga umwana we mu kwezi anyweye ku mata nk'ibikombe cyangwa y'inganda nk'enye kuko uwa mbere yakubwiye ngo kera dukura twumvaga ko amata yakuzaga abana ari ikigozi sinzi nimba ari ryo zina nuko numvaga babyita kigozi nimba ari kigozi haza re France ngo haza nani ngo haza ubu uyu munsi nyina mwana muto mfite hadutse andi umuntu rero agatangira ugahura n'umwe akakubwira bimwe undi akakubwira ibindi wenda utamenyereye uburyo bwo gutwara umwana birumvikana ushobora no kugenda uhindura ukareba ameza ariko se noneho mu buzima bwawe ni gute ibintu byirirwa bihindagurika kandi bihinduwe n'iki n'abantu abantu aribo bagomeza baguhindura ugenda kujya kubaho ubuzima bwabo uba mu buzima bwawe igirira impuhwe ube mu buzima bwawe nimba ari imibabaro burimo urebe uko ubamo kandi uyivamo nimba ari umunezero nezerwa mu buzima bwawe nta wundi muntu muzabifatanyamo umunsi navuze iby'ubuzima ubutanza kubwira ibigendanye n'urugo ku buryo ugomba kuba mu rugo rwawe rukaba urugo rwawe navuze muri rusange mvuga ubuzima ariko ndasatira urugo rwawe noneho rwo ntabwo ari ahantu abantu baza kwinjiramo uko babonye ntabwo ari ahantu abantu bamenya ibintu byose byahabereye kuko ntabwo ari ku itangazamakuru icyo ntabwo ari cyo cyanzanye none ariko none ejo kuvuga ngo ubuzima bwawe please ufate mu maboko yawe n'ubwawe nta wundi muntu mubuteraniye ni wowe ubwawe n'aba ngaba tugenda turahirira ngo tuzatandukanwa n'urupfu ndagira ngo ubwire ngo nibyo koko ariko ntabwo yakumvira ahantu uri kubabara yakugirira impuhwe ntabwo yakumvira ko ubabara oya ujya unyumvira asanzwe uri kubabara no ariko iyo urwaye nanjye mbarwaye oya nibyo ndabyumva ariko ntabwo ushobora kuza ngo usimbure ntabwo navunika akaboko ngo uvuge ngo nimushyireho akanjye ngo ibyo bintu ntabwo imana yabisizeho niyo mpamvu ngeri njye wa mbere wo kwigirira impuhwe wo guha ubuzima bwanjye umurongo nibyo umuntu tubana wowe tubana tugafatanya kureba inzira nyabagendwa tugomba gucana ariko reka nkubwire nutigirira impuhwe nzakomeza ngenera ko mfite umugore oya uramufite n'ukuri ngenera ko mfite umugore aranyitaho hari ibyo ntashobora kugeraho tujye tubwizanya ukuri hari ibintu ngewe ntashobora kugeraho none se ubu ngubu nabwirwa n'iki ko isosi natetse n'urugero itakuryoheye kandi utagiriye mu buzima bwawe ngo ubivuge nteje ikirungo kizaba cyakendeda nimba nta innovation twashatse gushyira girire mu buzima bwawe wumve ko icyo kirungo kitakuguye neza uzutubwira uti iki kirungo nimugihindure tugane ku isoko duhindure ikirungo igirira impuhwe ubuzima bwawe n'ibigomerera mu ibyo ngibyo abaje bose baturamo uzasigara nta formule fata formule y'ubuzima bwawe bohe orientation butangirira he abinjiramo batangira bakageza he ibyo by'abandi uzanamo bitangirira hehe bikarangirira hehe bahura umuntu ufite gahunda kandi ubuzima bwawe bufite gahunda n'abantu barabibona ntabwo abantu bareba ibintu kimwe hari igihe ibyo wita gahunda cyangwa ibyo nita gahunda bamwe baba babikritika bavuga bati ntabwo biriya bintu ari byo ariko atrice biba ari ariko nibura wowe n'umuntu aguhamagaye ntabwo wavuga ngo wari uzi n'ibindi ngo nyine ngo uyisokozo ngo ni runaka mwe unyisokoze yarakubwiye ngo uyisokoze kandi wowe mu mutima wawe bitarimo dukora ibintu twishimiye rero niduhe ubuzima bwacu umurongo ntaza no kuvuga byinshi abantu bakandambirwa
kandi niyemeje kujya mvuga ibintu bigerereye kugira ngo mugume mugire n'amatsiko yo kumva n'ibindi. Ariko tuzadushyiraho ibiganiro binini, turaje tubipange abatumirwa batandukanye. Ndashaka abantu baza tukajya muri deba, abantu babandi babimbwirira inyuma, nimuze twicare hamwe mutange impact muri societe. Nimuze. Hari umugore wambwiye ikintu kimwe, yarambwiye ngo nabyo nzabivugaho. Yarambwiye ngo iyo umugabo wawe adahari urasinzira. Ndashaka abagore nka 3 4 5 bajya bagira abagabo bakajya mu butumwa bw'akazi, baze dusangizanye experience. Bimeze bite? Ndabakeneye, muzangireho. Bimeze bite? Nzagihosting icyo kiganiro. Icyo kiganiro nzagihosting. Murasinzira, mwitwara mute? Mubicunga mute? Iyo nayo ni ubuzima bwawe. Kuko hari umuntu uza kukubwira ngo njyewe umugabo wanje ntashobora kurara kabiri hanze. Hanze avuga wenda yagiye muri misiyo, najye Darfur tuzajyana. Umugabo wanjye naramuka tumwe gukorera Bugesera ntuye i Karongi tuzajyana. Kuko ntiyansiga, ngenzo sinayiraramo. Ubundi nawe ukazinduka mu gitondo ati he, ntaho ujya, uraguma ha. Ni gute nasinze? Kandi umaze imyaka usinzira. Ubwo uteye ubuzima bw'undi muntu wiyumva gutyo, nawe ubishyize mu buzima bwawe. Hari agatekerezo abantu bigisha ijambo ry'Imana nigeze numva bavuga ngo umugabo ngo yaravuze, ni cyane inkuru nabigisha ijambo ry'Imana cyane inkuru yavuzwe simbizi, ariko reka mbivuge ko ari byo numvise. Ngo yaravuze ngo igihe namaze nezerewe, ngo ni igihe nabayeho ndi mu maboko y'umugore utari wanjye. Abantu yigishaga, yari umupastori, ngo abantu yigishaga baba confused, bagira baravuga bati burya se pastori agira inshoreke, yabayeho burya afite inshoreke. Ngo haciyemo akanya ngo aravuga ngo uwo mugore ni mama. Nuko nyine ngo abantu bamuha amashyi, baravuga bati ahubwo da, abumvaga imitima ihagaze ko pastori ashobora kuba agira undi mugore, baba baratuje bajya mu byishimo. Ngo ndi mugabo nawe rero arataha, umugore we ngo yaritse amazi aho ngagiye gusonga ubugari. Ngo nawe ngo azana ka gasiripuri, ngo kari kamufashije. Ngo mada azanye no kumbwira inkuru. Ngo igihe nabayeho nishimye. Ntabwo yari ari guseka, urumva? Ari kuvuga inkuru iri seriye. Ati igihe namaze ndi mu maboko y'umugore utari wanjye. Undi ati amarike mucumo ya safuriya ya Mari ni yamwemereye ko avuga ko uwo mugore ari nyina. Byakomereje ubwo mu bitaro. Mbere yuko ukopiye ibintu by'undi muntu ngo bizane mu buzima bwawe, tubanze umenye ko nta ngaruka byakugeraho. Naza kamurika ari kamufashije, yari yafashijwe byose. Aho kantu ni kari kamunejeje, ariko si ngombwa ko yo magari surprise ajyana uyu mugore we. Yamenye umugore mu bana cyangwa umugabo mu bana. Hari abavoma hafi nk'uko atabanza ngo numve ngo uwo mugore ninde. Darura kurira isafuriya y'amazi. Ubwo umugabo yakomereje ubuzima busigaye mu minsi mikiri imbere mu bitaro. Akazi bakoraga urumva ntibabaye bakigakora. Ahubwo icyakurikiyeho bagiye hehe kurwazanya. Bagiye kurwazanya. Ndagira ngo mbabwire ngo rero tubeho ubuzima bwacu. Baho ubuzima bwawe niho uzagira umutekano. Baho ubuzima bwawe niho buriya uzamenya iyo uva n'iyo ujya. Kandi kubaho ubuzima bwawe ndagira ngo nkubwire ngo bizagufasha igihe kirekire. Ushyira mu bice by'abandi warebye ukanabyanariza, ukabyasesinga, ukibaza ngo ibi bintu nshyizemo mu buzima bwanjye aho bizambyarira iki? Aho si ntibizabyara amazi n'ibisusa. Iyo ushyize amazi akonje mu bisusa, amazabyara amazi nk'ibisusa. Rero Imana iduhana umugisha. Ndabashimiye, mugume mudukurikire, mugume muduhe comment, mugume mutubwire ibindi twababwira,
kandi turahari ku bwanyu, ntabwo tuzigera na rimwe tubatenguha ngo tubure icyo tubabwira, kandi turabahamagara namwe mujye muza tuganire. Ibi ngibi ntekereza ko nimba wowe ushobora kuba uhari ubona nawe ufite ikintu wabwira abantu, usase tukibabwire. Abantu bakeneye kutwumva. Ndatekereza ko hatabura mu byo uvuga, hataburamo umuntu wumvamo ikimufashije. Murakoze, turabakunda. Bye. Bye bye.